ariko akenshi icyo ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo ni ibibazo bisigaye biri mu isi. Ugasanga umuntu arahora atekereza, arahora muri make yitekerezaho, arahora ahangayitse. Rwose ibyo bintu nibyo bikunze kwihutisha umuntu. Ese ntabwo ujya uhangayika? N'uwo mugenzi wanjye twese twamenye Imana turi batoya, turabikunda tubikuriramo bivaho bikwira umuryango wacu. Ariko nyine bazamushyingure, bazaze bamutware. None hapfuye bamushyira ahantu mu cyumba, amaze iminsi ngahe nyir'umurambo aza kuza, yumvise ko yapfuye, agiye kumufata asanga arareba. Ubwo hano mu ngingo harahombanye rwose, yaratangiye kubora. Nta kindi kintu rero cyabidukiza uretse kwigisha abana gukunda Imana. Kuba badashaka kubyumva, ntabwo bashaka kubyumva, ariko nta n'ikindi twakora, nta yandi mahitamo ahari uretse twebwe ababyeyi batabyumvise. Ababyeyi ngo babe convinced, bumve ko babikunze, babigire ihame. Umubyeyi ntabwo waba utumva ikintu ngo umwana azacyumve. Umubyeyi ntabwo waba uri umuntu wigendera uko wiboneye ngo kubita umwana wawe ngo we. Naho ubundi ntabwo wavuga ngo abasenga bose bazagira abana bagororwa, bari umugisha w'Imana. Ariko twebwe tuba tugomba kubereka urugero rwiza, ni rwo ruhare rwacu. Kandi mu by'ukuri ni imbaraga muri iki gihe tugezemo, ni imbaraga zirenga uko tubivuga. Ni imbaraga zirenga uko tubivuga, kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana riri mu gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 6, kavuga aho bavuga uburyo tugomba gutoza abana. Aya mategeko ntimuzareke kuyabwira abana banyu, muzayandike mu ruhanga rwabo, muyashyire ku maboko, muyababwire ku manywa na nijoro, muyandike ku nzugi z'inzu zanyu no ku nkomanizo, muyishyire ku bikingi by'amarembo. Icyo kintu mbese ukabereka comfort zone yonyine, ariko ntubagirire umwanya. Muri cya gihe cy'imbere kiba kigutegereje uzavunika pe, kuko mu by'ukuri twarabibonye kenshi, ingero zirahari. Hari umubyeyi uvuga ati rwose yewe ibi nibyo nanjye nabatoriye, ibi nibyo nanjye nakoraga, ntago nabarenganya. Ariko ugasanga none harabatuka, ahubwo abatuka bitagishobotse. Kandi kubatuka ntabwo ari wo muti. Yego. Ubwo rero ni ikintu tugomba kwitwararika, tugasaba Imana ikaduha imbaraga, tugakora ku manywa na nijoro, ntiducogore. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimucogore gusenga. Ukabyuka nijoro ugasengera abana bawe. Igihe kiragera inyungu zo gusenga zikagaragara. Ukabishyiramo kuvunika, ukabishyiramo ubwitange, ukabishyiramo igitambo. Iyo ubonye umwana ayobotse inzira y'Imana, ushima Imana cyane, kuko inyungu zabyo ni nyinshi. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo dutoze abana bacu inzira z'Imana bakiri batoya, ngo nibakura ntibazazivamo. Yego. Nibakura ntibazazivamo. Ubu sinzi kubera nabikuri. Ahandi rero twakwihisha ibiriho ubu ngubu ni mu rutare, ni ukwihisha mu rutare. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Uwiteka aratugota akadushyiraho uburinzi. Nubwo tuba tutabibona, ariko buba buhari, kuko ijambo ryayo ni ukuri. Kandi Inkuru Nziza TV. Kongeye kubasuhuza abakunzi b'Inkuru Nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese. Niba utwumva uherereye muri Afrika, mu Rwanda, East Africa, i Burayi, Amerika na Aziya, aho uriho hose pfa kuba wumva ururimi tuvuga rw'Ikinyarwanda, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu, kandi turagusuje. Niba utameze neza kandi turakwifuriza kumera neza, ukaba urwaye, nukuri ihangane, ntagahora gahanze. Ubuzima ni ups and down. Uyu munsi uba umeze neza, ejo ukamera nabi. Imana yonyine niyo igena ibihe, kandi niyo igengana n'ubuzima bwacu. Ibizi iherezo rya buri kintu, kandi buri kintu cyose kigira iherezo. Twagarutse nagenderewe n'umumama mwiza cyane, n'umukozi w'Imana.
ndamukunda cyane. Ndamukunda cyane. Byinshi kuri we muragenda mubibona, murabizi ko nge abantu ngenda mbazanira ni abantu mba nagenzuye ngewe ubwanjye. Umuntu nzajya nzana mujye mwumva ko hari umuntu nabanje kugenzura, n'Imana iba yamugenzuye. Yego Mata, umeze neza? Meze neza. Yegereza mikrofone. Urakomeye? Ndakomeye. Haraciyemo iminsi. Yego. Akubwira ati nshaka kuzi ko tuzaganira. Nawe ntiwatinzemo kubera ukuntu tubanye nuko tuziranye. Wabyakiriye neza, ntabwo wangoye nk'abandi bajya batugora. Oya, yari umurimo w'Imana ntabwo ndihuta kuko ubasanzwe ari umuhamagaro n'ubundi. Ubwo rero na Dawudi yarabivuze ati naranezerewe ubwo bambwiye ngo njye mu nzu y'Imana. Ni ikintu rero nicyo mpa priorite mbere y'ibindi. Umuntu ampamagaye gukorera Imana numva ari amahirwe. Benshi hari abakozi b'Imana tugenda twegera ngo ngo bya bintu byanyu bya YouTube. Oya, iyi ni ministry Imana yahagurukije kugera kure naho utabasha kureba. So rero niba Imana yarakubwiye ngo haguruka ugende ubwirize amahanga yose. Yego. Amahanga yose sayo tureba hano hafa, ahubwo ibi bigera hose naho tutabasha kureba cyane. So rero mba numva kubikwepa, ntekereza ko ari nko guhunga ivugabutumwa mu buryo bwagutse. Rino ni ivugabutumwa ryiza. Ikibazo si kamera, ahubwo njye nkunda kubabwira ati ese ikibazo ni kamera cyangwa n'ibyo uvugiye kuri kamera cyangwa aho uvugiye. Exactly. Iyo uvugiye ahantu hizewe hatari muri bya bindi byateye, ukakora ibintu ukaba wowe, yego, ivugabutumwa ntaho ritagera. Rero ndagushimira cyane ko buriya umuntu nshima ikintu, impano umuntu yaguhereza ikomeye ni ukuguhereza igihe cye. Igihe cyo muri iki gihe ni ikintu gikomeye. Rero umuntu abashije kuvuga ngo ngiye gutanga igihe kubwo kuvuga Imana. Hari byinshi wigomwe, turetse yuko ari n'akazi, ni umuhamagaro twahamagariwe wo gukora uyu murimo. Tubikora nk'umuhamagaro, kandi nawe nuwo nawo ni umuhamagaro kuba wabyemera n'undi muhamagaro. Ndagushimira cyane kandi biha agaciro, kandi tuzakomeza tubane. Dutangiza ikiganiro cyacu n'isengesho. Reka dusenge. Amen. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimira ibintu bwawe n'imbabazi byawe udahwema ko tugaragariza. Tugarutse tugushima kuko wabanye natwe mu bibi twagize byose n'ibyiza byose twagize, wabanye natwe. Ntabwo wigeze udutererana. Njye na Mata araciyemo igihe tutabonana, ariko uraduhuje kugira ngo tukuvuge, tuvuge imirimo yawe no gukora kwawe. Tugushimiye kubw'uyu mwanya tugeneye, tukabishobora kuba bidutunguye, ariko wowe wari ubizi ko ari iki gihe, igihe kiniki Mata azicara ku inkuru nziza akakuvuga kuko nkuko wamuhamagaye. Mwami rero turagusabye kugira ngo ibyo tugiye kuvugira aha hantu ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru. Tubigusabye tukwizeye ku izina rya Yesu Kristo. Amen. Mata, wiyumvemo ikaze. Murakoze cyane. Abajya bavuga ngo ko umuntu yari mwiza akuze, mu buto aba yarameze ate? Nibyo. Mu bukumi bwawe wari umeze ate? Yewe. Nawe urabyumva nyine uko ubibona niko byari biri, hiyongereye haka ubutoya. Ubwo se ntabwo uzasaza uko mbibona. Nibyo. Umwana mukuru wangana ate? Ego ko arakuze. Arakabakaba 23. 23? Ntabwo uzigera usaza. Ni ukuri. Nubwo Imana burya iyo ufite Imana muri wowe, nabonye ntawe utazasaza nta n'utazapfa. Ariko umuvuduko wo gusaza ugenda gahoro. Kuko ijambo ry'Imana buriya ni ukuri, nuko abantu wenda batabiha agaciro cyane. Ariko uko rivuga ngo umuntu wizera Imana bameze nk'igiti gitewe hafi y'umigezi, ngo gihora cyera imbuto
igihe cyose haba mu zuba haba mu cyo gihora cyera imbuto. Amen. Kuko gihora kivomerera gihora gishinze imizi kuri y'amazi. Yego. Na Yesu yarongeye arabivuga ati abazanyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izahora itemba muri bo. Amen. Iyo migezi y'amazi y'ubugingo rero ikurinda gukakara, ikurinda izuba ry'iki gihe. Izuba ntabwo tuvuga iri ngiri ririho gusa na stress ubwayo n'ibibazo byinshi byo n'izuba bigutwika bikagutwara imburagihe. Yego. Iyo ufite rero ayo mazi y'ubugingo byanze bikunze uzasaza gahoro, uzagenda neza uvomererwa ngo no mu zabukuru ngo tuzaguma dufite amakakama. Ayo makakama rero aturuka kuri Yesu. Ikiganiro ko mbona utangiye kunzamura kiri kare. Nabonye kuko je nabonye n'abantu bari abasaza bataramenya Imana cyangwa ntago bari abasaza, abantu bari bato mu myaka igereranyije, hari n'abari urubyiruko baragenda bahinduka udusaza bitewe n'imyitwarire, bitewe n'ibibazo byinshi, ugasanga wenda cyane cyane nk'ibibazo by'inzoga n'ibindi bibazo, ama stress n'ibiki, imyitwarire y'umuntu, baragenda bagasaza mu gihe rwose imyaka itaragenda. Ariko aha agende yakamenya Imana. N'uwari ugeze muri za 70 Imana yashyizemo akantu gafunga umuvuduko wo gusaza, arongera asa n'usubiye inyuma. Ibyo narabibonye, abatanga buhamya barahari, abari bashaje ku muvuduko wihuta ariko Imana ikabasubiza inyuma. Amen. Ubwo rero iryo ni ryo banga ryo kuba mu gakiza. Niwo munezero duhorana, nibyo bituma dukomeza umunsi ku wundi. Nuko tubibabwira bakagira ngo ni injuga, ariko ibyo tuba tuvuga ni ibintu twabonye cyane kandi tugenda tunabona. Njyewe ngo ndakubwira abantu uti nge nta buzima bwiza nagize buruta bwo kuba muri Kristo. Ntabwo sinzi ahubwo nge n'icyampa ibyiringiro umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, umwaka ugashira numva mfite amahoro, numva ibyishimo bihoraho. Kuko ikintu gishobora kuguha ibyishimo ako kanya. Niyo mpamvu abantu bahorana inyota n'inzara, abantu bahora bajya mu bintu byinshi, mu bintu by'ibirori byinshi, mu tubari twinshi, mbese mu bintu byinshi bagerageza gushakisha meaning y'ubuzima yarababuriye. Kuko uyu munsi urishima, ejo bikashira. Uyu munsi ukaba uri kumwe n'abantu murimo muracelebratinga, mu kanya ukaba uri wenyine. Ubwo se uzahora mu birori. Ariko ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo umuntu uhora mu Mana ameze nk'uhora mu birori. Nibyo birori bitarangira. Yego. Iryo ni ryo banga rero. Ubwo ufite abana bangahe? Mfite abana 4. 4. Yego. Kuri kw'Imana uhuru kubibona. ubwo wisunjyana mu mibare. Ubwo imfura yawe n'umuhungu. Yego. N'umuhungu. Ubwo yaba ari agakobwa, ubu warashyingiye, ubu warandatereye n'umwuzukuru. Oya, iyo hajemo iby'amashuri igomba kugenda gahoro, bakiga, bakagira icyerekezo kizima. Ariko ku myaka ari umukobwa, ubu rwose yaba yarashatse, ari umuntu wize neza. Ariko yari umuhungu nyine aba agomba kubanza kwiyubaka. Abahungu ati mugomba kuzabira icyuya cyane. Yego. Kuko abazaba umutwe w'urugo. Oya, nibyo buriya impamvu nari nkubajije gutyo, hari ukuntu ureba umuntu rwose ukivuga wenda nuko wenda rimwe bya kera mwashakaga mukiri batoya, ariko uko byagenda kose 50 yirimo. Oya, ntabwo ndayigeze. Ntabwo urayigeze. Imyaka ku Banyarwanda ntago bihutira kuyatura, ariko ntabwo ndayigeza. Ndacyaburamo imyaka nk'ingahe. Ubu ngubu rero wowe ubyaranyije n'itoto ufite, ku myaka ufite, hari abantu basigaye bagera rwose ukabona umuntu yashaje. Bitewe n'ibiriho kuri ubu rwose ibyo navuze bitandukanye. Kandi hari n'imiterere wenda y'umubiri w'umuntu, nabyo ntabwo hariho imibiri yoroshye cyane, ariko akenshi icyo ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo
ni ibibazo bisigaye biri mu isi ugasanga umuntu arahora atekereza arahora muri make yitekerezaho arahora ahangayitse rwose ibyo bintu nibyo bikunze kwihutisha umuntu. ese ntabwo ujya uhangayika? guhangayika se muri iyi si kwabura? ntabwo kwabura, ibihari ni byinshi. yego nyine ibyo bintu binaniza abandi bigatuma basaza bakiri batoya. wowe ni iki gituma nyine urenga ibyo ngibyo? yego igituma mbirenga ni uko cyangwa wowe wabayeho neza? yewe se navuga ngo nabayeho neza, turabyinjiramo neza mu by'ukuri ntabwo nakubeshya ngo nabayeho neza kurusha abandi, kuko jyewe ntabwo ndi umuntu wavukiye mu mujyi, ntabwo navukiye kuri kaburimbo amaferuje n'imodoka nazibonye rwose nkuzi. twari twibereye iyo ngiyo mu cyaro turagira inka dukama kandi turi abana batoya turi abana batoya dukama turagira dukora iyo mirimo ikomeye. ubu hari umuntu rwose uravuga ati rwose akavuga ati yararagiye yaragize, ugasanga aribajije iryo toto umuntu abona umuntu waragiye ntabwo bishoboka, akagira ngo ni bimwe bya hano byo kubeshya. Abaragiye ko mbona aribo barigira sahubwo kubera yuko muri make ntabwo navuga ngo nibo barigira, biterwa wenda naho umuntu ari, ariko nkunze kubona abantu biyo bagenda gahoro gahoro, kuko abantu b'iki gihe bo tuvuga ngo mu mijyi baba barya n'ibintu biraho, ibintu bivangavanze, ibivuta byinshi, bisukari byinshi, bisukamo ibintu byinshi. ariko umuntu w'iyo ngiyo mu cyaro wibereye ku mata ye n'umwumbati cyangwa se n'ikijumba, afite uburyo agenda gahoro, umubiri ukagenda ugenda gahoro wirondereza kandi aba afite n'ibintu by'umwimerere, ntabwo ari nk'ibi byaha bateramo imiti Mana yanjye Imana tugirira ubuntu, kuko muri uyu mujyi hari ibintu birimo imiti, birimo za fatarayiza, birimo ibintu byinshi bivangavanze, noneho tukabikonsoma niyo mpamvu n'indwara za amakanseri yagiye hejuru ibiki. Yego nabo mu cyaro barazirwara, ariko nubwo azirwara imibiri yabo ntabwo ari nk'iyaba bo mu mijyi. Ibisukari n'ibivuta byarabazonze, ibintu biryohereye ibiki nutabishaka nta mahitamo aba afite, kuko azajya kugura za nyanya bamenyemo imiti, ari nabyo bihendutse. ni nabyo bihendutse, ni nabyo ufiteho access, kuko imboga barazitera imiti kugira ngo ziri, inyanya barasukaho imiti, ibyo byose. Ariko wa wundi waduhinze mu rutoki, twa tunyanya two mu rutoki cyane ntabwo muba mumeze kimwe. buriya hari umusaza twigeze kuganira, yari ari mu myaka 89, arambwira ati mbona ugikomeye, arambwira ati ariko niko basha ubu muzi ngo mwe mubayeho mwinywera ibisupusupu ibisosi ngo muzabaho. Ati njye nabaga niririye agatsima nkarenzaho amata nkumva ameze neza. uko niko kuri ariko twe turabishaka tukabibura. Ariko se n'amasaka yo umutsima wa kera ntabwo kiryoha nk'uwo nyine ntabwo uryoha bitewe n'uko amahitamo yabaye artificial, n'abantu babaye artificial. ubu se umwana wo mu mujyi uzi umutsima w'amasaka wamukura umwana se kuba usigaye umubaza, ntushobora kubona nk'umwana wawe umajije ngo amata ava hehe, ngo ava ku igare wabimenye niko basigaye kubera ko inka zisigaye mu myaka 20 iri imbere bazashyira, ariko 20 ni myinshi. nk'ubu ngubu i Kigali kubona kera wasanga buri rugo rufite inka, n'urutayifite ugasanga umuturanyi arayifite, ariko ubu ngubu rwose inka zimaze kuba nk'intare, nazo zizaba ziri muri parike, tuzaba tujya kuzisura cyane rwose nk'ibyaremwe byabayeho. kumwereka inka zo mu mujyi ziba zihita mu mujyi, akakubwira ati ni imbwa nini, ubwo rero ntiwamurenganya, nibwo buzima bayemo. aba bana bafite amahirwe yo kugira ababyeyi bafite udufamu iyo ngiyo, barabatwara bakazibereka bakabibamenyereza, ariko abandi ni mu gicuku cyane. dutangira ikiganiro cyacu, twari dutangiye dutebya muri ubwo buryo kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. hari abantu bashobora kuba bakubonye ku inkuru nziza n'ubwa mbere tukwakiye, bashobora kwibaza ese
mata ni muntu ki? Jewe ni njyewe nyine nk'uko ubivuze, nitwa Mata, irindi nitwa Nyangoma. Ndi impanga, iryo zina rituruka ku mpanga. Ufite impanga ya? Ni impanga. Turanasabe ivugabutumwa ryinshi riratuzi. Ubwo niba utamuzi niduhura uzamenya ngo ni jyewe, uretse ko twamenyaniye mu murimo w'Imana aho duhuriye. Rero twese n'uwo mugenzi wanjye twese twamenye Imana turi batoya, turabikunda tubikuriramo bivaho bikwira umuryango wacu. Ariko nyine nk'uko nakubwiye, twe twavukiye mu cyaro dukurirayo, twaje mu mijyi dukuze, dufite imyaka hejuru y'icumi ho gatoya. Ubwo rero twe dufite background y'icyaro, ariko nayo tuyishimira Imana, kuko abatayifite hari ibyo batazi, hari ibyo barakinga cyane rwose. Twe rero nyine twakomotse mu cyaro, turakomeza tuza kwigira mu mijyi, dukomerezayo ubuzima, tumenya Imana, turayikorera tuvaho turakura. N'ubu ngubu dukuze tukiyikunda, tuyirimo, tuvaho turakura, tuba abantu bakuru, turashaka, tubyara abana. Ariko muri icyo gihe cyose Imana ntabwo yigeze idutererana, ntabwo twigeze tubona side yayo mbi. Twakomeje tubona ubwiza bwayo, ubuntu bw'Imana bukakurinda rwose, naho wacika intege uyu munsi, naho wakumva wanamutse uyu munsi, cyangwa se naho wagenda nabiho gatoya, ariko ubuntu bw'Imana bukaguma bugize gute, bukugose, ntubivemo rwose. Ntabwo twigeze tubivamo, ntabwo twigeze tubona ikintu cyavuga ngo iyi nzira ndimo naribeshye, nataye igihe, cyangwa se nararushye, cyangwa se hari ibyo nahombye. Ahubwo utarabihagazemo niwe wahombye, cyangwa se wageze akumva wenda bimuciye intege, hari wenda hari ahatari yakageza. Ariko jye ku bwanjye rwose, ahubwo numva mfite inzara n'inyota byo kubirundukiramo burundu, nubwo nabigendeyemo imyaka yose, ariko ndashaka noneho kubirundukiramo. Hari ijambo riri mu gitabo cya Bibiliya, Samuel amaze kuba umuhanuzi, ngo arahanura, noneho yarakira umwana mutoya, umwuka w'ubuhanuzi umuzaho, noneho ngo baravuga ngo kuva i Dani kugera i Berisheba, ngo bose bamenya ko Samuel yarundukiye mu buhanuzi. Haleluya. Yego. Rero nibi turimo nyine ni iby'ubuhanuzi byatugiye. Ubuhanuzi ntabwo ari uri ujya hariya ngo akubwira ati uzabikina iki, ndabona ntabwo ari we muhanuzi, ahubwo umuntu w'Imana wese uri mu ijambo ry'Imana tugendana ubuhanuzi. Kuko uguhanura kwa mbere ni ukugendera mu ijambo ry'Imana, ukarivugiramo, ukamenya icyo ivuga, ukakibwira amahanga, ukakibwira abantu. Ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bwa mbere. Yego. Iyo mpanga yawe iba hano? Irahari. Iba muri Kigali. Tuzabahuza tuganire. Muzaba mugize neza. Yego. Ubwo mwavukiye hehe? Twavukiye nyine mu gihugu cy'ubuhunzi, nk'uko ubuhunzi bwari buriho ku Banyarwanda bose. Twavukiye i Buganda, niho dukomoka. Uganda agana he? Iyo mu giturage aho ngaho, mu giturage aho bita Kiruhura. Ni za Kampala? Oya. Hari Kampala hirya nyine hari ibyaro? Oya. Ni mu cyaro, urenze aho bita Mbarara, ukagenda iyo hagati iyo ngiyo, mbese mu gice cy'igiturage. Oya. Kampala ni mu gice cya Bugande, ariko aho ngaho hitwa ni mu gice cy'ahitwa Ankole. Ubwo ababyeyi niho bari barahungiye bw'amateka, niho bari barahungiye. Muri abakangahe mu rugo? Twebwe twakabaye turi aba gatatu, ariko twafashe umwanya wa kabiri bitewe n'uko wa kabiri yaciye hari mutoya. Yego. Ubwo mwavutse muri abavandimwe bangahe? Turi abavandimwe 7.
barashyitse. Ubwo n'uwo watashye ubwo abariho ni bangahe? abariho niba okay, uwo nguwo arimo ubwo twari 8 ariko ubu bariho ni 7 bose baracyariho. Ni ubuntu bw'Imana si bya buri wese. Ni ubuntu bw'Imana. Bose barahari, hari abari hano, hari abari abenshi barahari, abandi baba bari hirya no hino gutya mu mpamvu z'akazi. Ababyeyi umwe yaratashye, umupapa, mama arahari. Mama, Imana ishimwe kandi umubyeyi ikomeze muruhutse amahoro. Uragiye, urakuze, uvuye Uganda ku myaka yawe 10 nibwo? Oya, 10 yarengagamo mikeya, ni nka wenda 13 nkaho. Nibwo mwaje mu Rwanda? Mwaje ari umuryango? Yego. Ubwo 13 muraje. Icyo gihe se agakiza mwakavukiyemo cyangwa? Twaje ntabwo twakavukiyemo. Ubundi twebwe kubera nyine impamvu z'igiturage icyo twari turimo, ababyeyi bacu ubusanzwe bari abakatolike. Noneho n'amakanisa y'abakatolike yabaga ari kure ku buryo twajyagayo tugiye kubatizwa. Umubyeyi akagenda yigabye, agafata igare uwabaga rifite, akarara mu nzira akurikiranye nyine iryo dini rye, akagenda akababatiza. Hanyuma yamara kubabatiza mukarara mu nzira, cyangwa se agahita aza abandi bagacumbika ahantu. Noneho ubwo nyine icyo gice twari turimo, ikanisa y'abakatolike yari iri kure, ariko yari atwegereye, yari ay'abaporoso. Hanyuma bitewe nuko nyine twari batoya kandi dukeneye kujya gusenga, papa wacu niwe wajyaga agenda ku igare, akagenda rimwe na rimwe akajya iyo ngiyo akagaruka. Ariko abana bo mu rugo n'abandi bantu ntabwo bari bushobore kujyayo kuko hari kure. Twebwe rero duhinira mu matorero y'abaporoso aho twigaga, hari n'amashuri, tugakunda gusenga nyine, tukabikunda, tukaba abana bakunda gusenga. Ugasanga rero twabatirijwe muri katolike ariko dukomereje mu baporoso kubera ko niryo torero rituri hafi. Ariko tugenda noneho tubikunda cyane kurenzaho, tukabona mbese biriya bya gatolika ntago bitugiyemo cyane. Tukabyumva gutyo, twaba twagiye mu misa rimwe na rimwe za kure, ariko ibyo bya hafi turabikunda, tubona nibwo buzima bwa Bibiliya. Cyane cyane ni message cyangwa se ubutumwa bwa katolike nta nubwo twabumenye, twumvaga ari bagira udutabo ku ruhande, bagira ibintu byinshi, ariko twebwe twigendera muri Bibiliya, dufata uwo murongo duciye muri iryo dini ry'abaporoso. Hanyuma iby'agakiza byaje kwaduka aho ngaho nyine, abarokore baje kuhaduka mu gihe gitoya. Iyo za Uganda byari bihari, ariko ku cyaro cyo twari turimo byari bitarahagera. Amatorero ntabwo yari yakahageze, hari hageze itorero rimwe, hagira abasaza bacu babijyamo, hagira abandi bantu kuduturanye babijyamo, natwe turabikunda, twari tukibijyamo gatoya. Icyo gutahuka kiba kirageze. Mutangira kumva katolike ntabwo ikiri kubagira, ubwo mutangiye gukura mwerekeza mu baporoso? Twerekeza mu baporoso bitewe nuko niho twabonaga, niho twaseye. Ntabwo twagiyemo kubera choice yacu, gusa amadini amatorero y'abakatolike byari rihari ari na rimwe, ntabwo yari menshi, ayandi yari kure cyane. Ariko muri ako gace twari turimo ryari rimwe kandi riri kure. Umusaza ari ugomba kujyayo afite igare. Abandi badafite amagare bakaba bakwiga, bagiye kubatiza abana. Ubwo rero nyine abana kujya ku rusengero ntabwo byari gukunda, ko twabaga turi batoya kandi amashuri ari aho hafi. Ku mashuri nyine hari n'itorero ry'abaporoso. Murishiriza hafi aho? Turishiriza hafi aho, ariko kurishiriza hafi aho byatuguye neza. Tugakunda amakorari, tugakunda abantu batanga ubuhamya, muri make tukumva injyana n'imwe, ibindi tutarabimenya neza ibi by'ububyutse. Ariko tuza rwose no kwakira agakiza turi muri ayo madini, turi mu baporoso, turi nko mu mwaka wa
primaire aho ngaho wa 4. Yego. Ubwo nabaza mwahungutse nka ryari ni nyuma ya jenoside? Twaje 95. 95. Urumva ni nyuma yaho gato inkotanyi zimaze kubohora igihugu. Yego. Aha. Ubwo ngubwo mukomeje ubwo buzima mwabatijwe icyo gihe? Nyine urumva twari twarabatijwe muri Gatolika turi abana tunabyibuka. Ariko turakomeza dusengera mu baporoso, tugeze hano nyine tubona abarokore ni benshi. Noneho tujya no ku ishuri, abana benshi baturuka hirya no hino, habayo amaferoship atandukanye. Ariko tugira n'itorero nyine riri muri uyu mujyi wa Kigali, niho twagiye turabatirizwa, ni naho twasengeraga. Tubona neza ko ari byo birimo neza kurenza aho twari turi, twumva harimo imbaraga, twumva harimo muri make gufashwa kwinshi. Turabitandukanya tumenya ko ariho imbaraga ziherereye. Tubikomeza gutyo no mu ishuri turabikomeza. Ubwo mwakira, urumva mwakuriye mu muryango wa Gikristo bakunda gusenga, mubikuriramo. Wakira ubatizwa mu mezi menshi ni ryari cyangwa ntago mazi menshi? Natekereza yuko ari nko nka 95 irangira cyangwa se 96 aho ngaho itangira. Ni muri iyo myaka, sinamenya neza amatariki, ariko niho twagiye nyine, kuko ababyeyi bacu ntibajyagayo, bo bari bakiri abakatolike, ariko twebwe abana bo mu miryango nyine twinjirayo turafatirana rwose, ntibatubujije. Turabikunda tukabikunda. Twinjira mu itorero, tujya ku ishuri, birakomeza. Tuza kugira dusetoringa muri church, mbese turakataza. Ubatizwa se wabashije kumva ibyo ugiyemo neza, cyangwa wenda ni kwa kundi wenda hari ukuntu abantu babatizwa mu bigare, sibyo, bagasobanukirwa bagezeyo? Oya, ntabwo twabatijwe mu bigare, kuko twabanje kubanza gukunda ubutumwa, imiterere y'ubutumwa. Tubanza kubukunda, tubona harimo imbaraga, twumva mbese harimo gufashwa, harimo n'imbaraga. Noneho n'umubatizo nyine barawutwigisha, turawumenya, tuwumenya, ariko twabanje gukunda agakiza mbere na mbere. Ni iki cyagupushingaga cyane wari umaze kubona kuri iyo myaka ukavuga ngo ngomba gukurikira Yesu, ngomba gukurikira iyi nzira? Myaka nta rwose, n'abantu benshi bajyaga batubaza bati ariko se ubundi mwarakijijwe, mwakijijwe iki? Reka yewe n'ibyateye by'iki gihundi mwakijijwe iki? Kuko muri make twari twibereye aho turi abana, twari dukomotse mu cyaro. Umwana wo mu cyaro rero nta bintu byinshi abazi rwose, nta bintu byinshi twari tuzi, twari innocent, turi aho tutazi ibintu ngaho wenda ngo abana baragendagenda cyangwa se ngo no gusohoka ntabyo twari tuzi. Kuko twe tukiri no muri icyo cyaro, iyo ngiyo twigeze kujya ahantu tugiye muri segonderi, noneho bashyiraho umuziki wo kwakira abana baturutse baje nyine mu wa mbere. Ariko twebwe kubera ko twari duturutse iyo ngiyo nyine mu cyaro, ntabwo twari tubimenyereye, twanze kujyayo. Mushika mwashyikiye hehe? Muza twashyikiye hano muri uyu mujyi, kuko umusaza wacu yari afitemo akazi. Yego. Ubwo nshaka ngo upishinge byibuze, kugira ngo ikibazo ngiye kukubaza ni ukukirava aho ngaho. Winjira mu gakiza, ni iki nyine cyagupushinze ukavuga ati mfashe umwanzuro, ngomba gukurikira umugabo? Kuko urumva hari mu myaka mito, yego, hari n'abandi bari barayobye ukuntu wenda bagendera mu zindi nzira. Icyagupushinze wo kumva ko ariyo mahitamo ugize? Amahitamo, ndibuka ko turi aho ngaho iyo twabaga i Bugande, tukiri muri abo baporoso, twarabikundaga njyewe na sister wanjye, tubirimo committed. Tukajya mu by'ukuri, hakaza n'abantu batanga ubuhamya, tukabikurikira. Noneho n'abantu bakuru b'itorero, twe twari ubwana buto, haba haje nk'umuntu ufite ubuhamya bufatika. Ndibuka hari nk'umuntu wigeze kuza, wapfuye arazuka.
uwo mugore yari afite ubuhamya bukomeye kandi buteye ubwoba. Noneho twebwe twari twaramenyereye mbese kwinjira mu bantu nyine nk'abakuru b'itorero, hanyuma tukabikunda, tukagiye gusenga, twaba turi ku ishuri nyine ugasanga turi muri bwa groupe bw'abana bakunda kuba basengesha. Nako ntago twasengeshaga, ariko twarahagurukaga n'abandi bana tukavuga ngo turihannye, turakijijwe, tukavuga ubuhamya, tukavuga muri make turi muri abo bana bakunda ibintu byo gusenga. Ntago ari uko ababyeyi bacu babikoraga. Ababyeyi bacu baherukaga baratubatizaga, noneho umusaza rimwe na rimwe akajya iyo ngiyo kuragasenga, ariko nta butumwa yazanaga ngo atubwirize ati rero cyangwa ngo tubone. Nta na Bibiliya yari ihari. Hari data wacu umwe niwe wagiraga ibitabo bya Bibiliya, niwe wari uzi iby'agakiza, niho ibitabo by'indirimbo byabarizwaga, ariko abandi bari bibereyeho uko basanzwe. N'abagiye gusenga ntago bavugaga agakiza, kuko bari bari mu idini. Kujya gusenga umuntu akagaruka, hakaba hari bene wacu babavuga butumwa bari kure, bakaza bakorayo nka mission ziba bavuga nk'ubutumwa bagakambikayo, nyine bakadukombisinga turi abana, tukavuga ngo bakatwatuza ariko tutabizi. Yego. Tuguma muri ibyo bintu byo gukunda ibintu by'Imana ariko tudafite ababitwigisha. Mwagiraga inyota mukabura aho muyishirira rwose. Ababyeyi bari bibereye ari kwira bugacya gusa, bagahinga, bakorora inka, ibintu biraho. Noneho uwo mutima ni wa mutima Imana ikwishiriramo. Nyine ntiwabaza umubumbyi ngo ni kubera iki wambumbye gutya, ubwo nuko yabibashyizemo. Ubwo rero icyo nashatse kukubwira kuri wa mutangabuhamya waje, kubera ko twebwe twacengeraga n'abo bakuru b'itorero b'abaporoso bakatwemera. Noneho rimwe araza uwo muntu avuga ubutumwa, atanga n'ubuhamya, abivugira mu itorero muri rusange. Noneho abantu babitega amatwi, bumva arimo aravuga amabanga yo mu ijuru. Ni umuntu mbese wapfuye, aragenda amara iminsi 3 ari ahantu aho bita mu ihanika bataramushyingura. Amara iminsi 3 ari kure y'urugo, aborera aho ngaho, aragenda, umwuka uragenda, aza kuzagaruka. Baje kumutwara basanga arakanuye, ariko maze iminsi baramushyize. Ntabwo yabaga ari morgue ngo ni morgue, ni icyumba babashyiragamo cyo bitaga ihanika. None haza kugenda arapfa rwose, bamushyiramo nk'umuntu wapfuye. Umuntu we aje kuza kumubaza, baravuga bati umuntu warapfuye, ariko agarutse ku munsi wa 3 asanga umuntu arareba. Byanyabyo cyangwa byanyabyo? ntabwo warabyiboneye. Njyewe sinarindi kwa muganga. Uwo muntu yari umutangabuhamya. Yatanze ubuhamya, avuga uburyo yarapfuye. Niwe nyine niwe twabonye yarapfuye. Uwo wapfuye niwe watanga ubwo buhamya? Yego. Amaye yarapfuye, bamushyira aho mwihanika, niko bitaga ibyo byumba byo babikagamo abapfuye. Ntago ari morgue, ko mu byaro ntihabaga za morgue. Ngo akategereza aho ngaho, ategereje nk'umuntu uwe ngo azaza mushyingure, bazaze bamutware. None hapfuye bamushyira ahantu mu cyumba. Amaze iminsi ngahe, nyir'umurambo aza kuza, yumvise ko yapfuye. Agiye kumufata asanga arareba. Ubwo hano mu ngingo harahombanye rwose, yaratangiye kubora. Ku buryo no kuvuga ntago byari byoroshye. Yavugaga agagamiriza n'amavi, mbese agenda ari igicumba. Haraguyemo nyine, akatubwira ko yaboze. Hanyuma azavuga amakuru y'ijuru. Amakuru y'ijuru arahahamura abantu. Noneho babivugira muri rusange, ariko bageze aho bakuru b'itorero bamutwara mu nzu y'umupasitori ngo ajye kubaha inkuru neza. Baricara, ubwo ari abantu bakuru, ariko natwe kubera ukuntu twari abana babishishikariye basanzwe binjira, natwe ntago badukumiriye, twaragiye tujya muri bakuru b'itorero bitewe n'umuhate twari tubifite. Yego. Ubwo rero izo nkuru twarazumvise, njyewe ngenda nyine nahahamutse, ndagenda nkomeza mpinda umushyitsi, ndara bimbayeho ndara mfite ubwoba. Barampamagara ngo ninze njyewe ndanga, nkomeza mpinda igitengo nyine natinye bitewe n'amakuru numvise. Ubwo rero twari dufite kwemera, ariko tudafite abatwigisha neza, ariko dukunda ibyo bintu byo gukurikira Imana. Noneho hadutse n'itorero ry'abarokore, abavandimwe bamwe barijyamo, baturutaga ubukuru, n'abandi bantu bo ku cyaro barijyamo.
hanyuma barigiyemo hagira n'abandi bo muri twe turagenda tubijyamo gatoya tubirungurukamo ariko turabikunda. noneho muri icyo gihe kubera ko twari turi hafi kuza turavuga ngo nitugera hariya nibwo tuzahitamo twamaze kumenya ibihari. nuko twaje dufite kugira ngo dukomfaminge tugeze mu Rwanda tumenye neza ukuri kwaho twagana. Yego. Ukomeje urwo rugendo rw'agakiza urarutangiye, ibyo watekerezaga ko uzabona cyangwa uzahuriramo nabyo nibyo waje kubibona? ibijyanye se n'imigisha ibijyanye n'iki? Hari ukuntu umuntu nyine akurikira Kristo. twebwe mu gukurikira Kristo ntabwo twabaga tuvuga ngo reka mukurikire nzabona inyungu iyi n'iyi. wumvaga ari ukwemera, ari ikintu cyitwa faith kikugiyemo. baririmba indirimbo twe twaranazikundaga ku buryo wabaga uri nkaho ukumva urashaka indirimbo ahantu zicurangirwa, indirimbo ikaba yagufata ukaba wahagarara, ibintu nk'ibyo. turi no muri korali y'ishuri ariko nyine tubijyamo twumva ari ikintu mbese dukunze bitewe nuko twumva dukunze Imana. ijambo ry'Imana rikadufasha, indirimbo zikadufasha, mbese tukagira conviction ko twumva ibintu by'agakiza biryoshye bimeze neza. atari ukuvuga ngo turareba ngo tuzagire kuri ibi. ibyo nta nubwo twari tuzi ko biriyo rwose. ibi ni ibintu twumvise mu myaka ya nyuma, ariko umuntu yakundaga Imana ukumva wafashijwe, ukumva n'amasengesho urayakunze, muri make ukabijyamo wumva ufite ikintu cyitwa wasogongeye, ukumva wasogongeye, wafashijwe, kumva nicyo kintu cyonyine kigufatiye. nta kindi umuntu yatekerezaga. Yego. duciye mu buryo mwavuye Uganda, ubwo urumva primaire niho wayize? Yego. niho wayize. ukomereza wavuyeyo havuye nyine turimo twari tutangiye umwaka wa mbere ariko utararangira. tuza dukomereza hano mu gihembwe nyirengo cya 3. ubwo ugeze hano wize ku kihe kigo? tujye tukinakimentioninga cyaguhaye uburezi n'uburere. ikigo cyacu ni kiriya cy'Academy, niho twari turi. Academy? Rwanda International Academy. Rwanda International Academy. Niryo shuri ryari rizwi, ryari ishuri ryiza ry'abanglofoni benshi bajeho, bahurira n'abana batandukanye bo mu duce dutandukanye, abari mu cyaro bavanga n'abo mu migi, abari hirya no hino gutyo. ariko hazamo na fellowship zikomeye cyane. rwose tubijyamo neza, biradushimisha, tukajya dukora amateraniro ku ishuri byose biba. ubwo secondaire yose niho wayirangirije? Yego. troncome na superieur. Okay. tujye mu buzima. urumva uvuye hirya, urumva icyo gihe wari mu buzima bw'ubuhunzi. ubuzima bw'ubuhunzi hari ahantu wari ukiri mutoya. ubuzima bwari bumeze bute? ubuzima bw'ubuhunzi mu by'ukuri twe n'iby'ubuhunzi ntabwo twabitekerezaga, kuko naho twari tuvukiye turahakurira, turi mu cyaro twumva ari ubuzima bumeze neza nta kibazo. turagira inka, tugakora imirimo yo mu cyaro, tugafasha ababyeyi baba bagiye guhinga, natwe tukabafasha. ngiye uri kuvuga rwose ibintu byo kuragira. uzi gukuka? warakukaga? ahubwo se wowe iryo jambo gukuka warimenye gute? ko mbona nyine byumve nyine nanjye nararagiye. reka wowe se kuri uw'iki gihe, wowe uri uw'iki gihe ibyo byo gukuka ari gitoto ufite nanjye ndarifite. gukuka nese urumva umwana w'iki gihe yamenya gukuka? gukuka uretse no gukuka yewe gukuka si Mana yanjye navuga ngo niki. gukuka kwabaga ari buri munsi kugira wumve ukuntu mbizi. ibaze ko amase yumye twayafatishaga umuriro. ese ukotsa ibigori. urabizi nawe, sinzi aho wabimenyeye. oya ndabizi. ushobora kuba ufite sogokuru hano. na za runonko ndazizi, ndarazikoze. basanga utazizi. runonko se ndayizi, uretse ko izina ryayo wenda. na bya birayi bya Uganda ndabizi by'amafufu ukuntu. ibirayi babyita ibimondi.
imoni mu by'ukuri twebwe ibirayi twabibonaga na gakeya ntabwo byari byiganje aho twari dutuye. Yego, ikintu cyinshi cyahabaga ari ibitoki, dufite intoki, dufite inka. ubwo uzi gukama cyane, nakamaga inka zose zo mu rugo, nkazikama, nkazuhira, kuragira, kuvuruganya, ibyo byose, gutunganya ubwato, ukavomerera ubwato bukuzura, ukadahira, ntacyo wambeshya. ariko ubu iyi nka nyibonye hirya nyihungira hirya ngo nyihungira hirya ngo itanyica. kuko n'inka zo muri uyu mujyi zigira amahane, n'inka zidasobanutse mbese. nta disipurine inka yo mu mujyi zabaye insirimu, zisigaye zirya na kawunga. iyo ushatse kuyegera irakwica. hari umwana wo mu rugo wagize ngo izo mu mujyi zimeze nko mu cyaro, agenda gahoro yayegereye, ihita imwica rwose, kubita ihembe. hari ukuntu nyine inka kera wagenda ukayishishira no mu ruhanga, ukabona iratuje, waba iryohewe no kuba uri kuyahira. ufata za nyana z'insazi ukazifata, ugafatira umuntu ukama, nawe ugakama byose. gukama urabizi cyane neza, hose wabyibuka. ubu n'urumva niba uyitinya se wahita uvuga ati rankubita umugeri. nabwira umuntu akayinjishira, ariko gukama nyine urabizi. ndabizi. ushizemo akantu ko kujisha, uba ushizemo akantu ka experience. warajishaga rwose, nawe indi itera umugeri ukayegera ukayijisha. ubu se ko wabaye mu mata, amata y'igare buriya cyane ukwakira, ni bya byo kwakira uruje nyine. ni ukwakira uruje nyine y'igare nyine, ko ari yose ari mu mujyi, twagira gute? nta kundi. ni uko nguko. urakomeje mu buzima bw'ubukumi. ubu ngubu usigaye ubona abana b'abakobwa, reka tujye kuko b'abakobwa, kuko nawe urumva wabibayemo. ni ikihe cyiza, icyiza, umumaro wo kuba wakwakira agakiza ukiri mutoya nk'uko wakakiye ukiri mutoya? ni iki byakurinze? ni ibihe byiza nyine waboneyemo? ibyiza ni byinshi cyane mu by'ukuri, ni byinshi, ntago inyungu zabyo twazibara ngo tuzirangize, ariko ubwabyo birakurinda. ntago icyo gihe uba ugikorera ijisho kuvuga ngo umubyeyi ntandeba, cyangwa se umubyeyi ameze gute, cyangwa se simfite abantu bandebuzwa. oya, wabikuriragamo rwose wumva ushishikaye, kandi mwabaga muri na bize mu mirimo y'itorero. mbese umuntu akarindirwa muri ubwo buzima, akarindirwa muri ubwo buzima, kumva nibwo buzima bwiza. disipurine y'itorero, mufite gahunda, muri aho mutari abantu mbese badafite icyo mukora. mwamuri ku ishuri, mukaba muri ku ishuri nyine murakora amafelloship, mwataha mugakora imirimo, ku mugoroba mukajya muri repetition ku minsi yabyo. ubwo rero ugasanga uri muri community y'abantu b'Imana, murungurana ibitekerezo, muri korari, muri make iyo mirimo ikakokipa, ariko ikokipa wumva nawe ubishishikariye, ubikunze. urumva ubu ngubu abana b'abakobwa usigaye usanga nk'umwana w'imyaka 15 azi ibintu ubwawe wibaza ukavuga ati uyu mwana yamenye ibi bintu gute? ni ibintu bigoye cyane, bigendanye n'iterambere. ni ibintu bigoye, kandi ni ukuri uretse Imana yonyine kugira ngo yifatire urubyiruko, irufate, irukomeze. naho ubundi abana basigaye ari incakura, n'aya matelefoni yaraje, ugasanga umwana arahugira kuri telefoni, yarareba ibintu agacukumbura, akamenya n'ibyo umubyeyi atazi. nta kindi kintu rero cyabidukiza uretse kwigisha abana gukunda Imana. kuba badashaka kubyumva, ntabwo bashaka kubyumva, ariko nta n'ikindi twakora, nta yandi mahitamo ahari uretse twebwe ababyeyi batabyumvise. ababyeyi ngo babe convinced, bumve ko babikunze, babigire ihame.
umubyeyi ntabwo waba utumva ikintu ngo umwana azacyumve. Umubyeyi ntabwo waba uri umuntu wigendera uko wiboneye ngo kubita umwana wawe ngo wegenda gutyo. Kuko usanga abantu benshi bibeshya bagashaka gukoresha systeme zipfuye. Ugasanga umubyeyi arajya mu kabara kararayo bugacyo. Umwana yatangira gukura, yatangira kugana akabari, akamukubita agashaka kumukosoza inkoni kandi aricyo yamuhaye, aricyo yamweritse. Gusa mu by'ukuri kuba atari ukumuhohotera n'icyo areba. Nta kindi, ntago wicaye ngo umwigisha amahame, umwigisha ijambo ry'Imana abone ko ari urugo rushishikariye gusenga, umwana akuriye muri iyo environment, muri make umucengezemo amatwara y'Imana. Ubwo se uwo mwana uyu mukubise uba utamurenganyije kweri. Noneho hari yego, ntago twavuga ngo bose abari mu miryango ya Gikristo bose bayoboka ubukristo. Hari n'igihe bakurikirwa n'ibintu by'imyuka nanone iturukaho utazi. Ugasanga umuntu arasenga, ariko umwana akaba yahinduka ikirara kandi akomoka mu rugo rusenga. Icyo gihe rero biba biterwa n'ibintu byinshi. Ntabwo twavuga ngo nuko ababyeyi batamuha, twebwe tugerageza uruhare rwacu. Ariko hakaba hari n'imyuka irondora abantu, nayo ikaba yatera umwana umwe muri famiye ikamutera ubusazi, mukibaza aho byaturutse. Ariko mu by'ukuri ugasanga bifite igicaniro cyo byaba bikomokaho. Ubu rero hari abantu b'Imana basenga rwose bakunda Imana, ariko ugasanga umwana havuyemo umwana cyangwa se babiri barananiranye, ariko ntacike intege, akakomeza asenga afite kwizera. Igihe cyazagera runaka uwo mwana akazavayo bitewe n'ukuntu uwo mubyeyi yakomeje kumwizerera akabishyiramo imbaraga. Ntabwo twavuga ngo abasenga bose, abana bose bazasenga, ariko twebwe dukora uruhare rwacu. Abenshi bazabyumva, ariko ugasanga hari na wa wundi wananira. Hari noneho naho ugirirwa amahirwe ugasanga bose barabyumvisha, umuryango wose wakiriye agakiza, mubyumvise kimwe, mukabona amahoro yinjiye mu rugo. Aho rero ni umugisha w'Imana. Yego. Ariko harimo abakozi b'Imana benshi barimo gustrugglinga kuri ubu bitewe n'icyo kibazo, ko batabaye maso. Yego. Ntabwo twavuga ngo ntabwo babaye maso, ntabwo navuga ngo nuko utaba maso. Hari n'abari mu murimo w'Imana bari serious. Ariko ugasanga umwanzi afite nk'ahantu yasesereye, wenda umwana yagiye nko ku ishuri yifatikanya n'agakipe runaka, no bahindukira cyane. Noneho umwana akagira ikintu kimwinjiramo, kuko umwanzi Satani nawe abarwanya bantu basenga. Umwana yajya ku ishuri agafatikana n'umuntu mubi, ugasanga ingeso za wa mwana ziramufashe. Ugasanga neza agoye umuryango, umwana akaba yafata ibiyobyabwenge kandi umuryango usenga. Muri make ni ukuba maso, mukaba maso. Naho ubundi ntabwo wavuga ngo abasenga bose bazagira abana bagororwa, bari umugisha w'Imana. Ariko twebwe tuba tugomba kubereka urugero rwiza, nirwo ruhare rwacu. Kandi mu by'ukuri ni imbaraga muri iki gihe tugezemo, ni imbaraga zirenga uko tubivuga. Ni imbaraga zirenga uko tubivuga, kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana riri mu gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 6, kavuga aho bavuga uburyo tugomba gutoza abana. Aya mategeko ntimuzareke kuyabwira abana banyu, muzayandike mu ruhanga rwabo, muyashyire ku maboko, muyababwire ku manywa na nijoro, muyandike ku nzugi z'inzu zanyu no ku nkomanizo, muyishyire ku bikingi by'amarembo. Icyo kintu ugiye kugisoma nk'uko kimeze ukagikurikirana, akenshi hari igihe ibyo bicaniro byinjira muri family bitewe n'uko tutakurikiranye neza ngo dushyire mu bikorwa ibyo tugomba gukora. Ngo tumenye ko Satani yahagurutse, natwe duhagurukana izindi imbaraga izo twakoreshaga wenda mu miryango yacu, duhagurukire mu kindi kirere. Hahandi si zavuga ngo uyu yabirundukiyemo cyangwa se bagatangira kukwita ko wasaze, ariko ari urugamba rwo kurwana na Satani. Kugira ngo rero umuntu ujye kubimubwira ku manywa na nijoro, ugomba kwicaza abana ukabibabwira, abana banjye ibi bintu ni bibi, bana banjye, ukabihindura indirimbo, ukabibahata, ukabibabwira, kugira ngo na cya kindi biriwemo wenda uyu munsi bumva ikindi kibinjiyemo, ko ikintu gikurwamo n'ikindi. Ariko hari n'abandi bantu b'Imana bahugira mu murimo
ariko abana bagasigara ku matelefoni no ku mateleviziyo. Ibintu bishakisha urubyiruko ni byinshi, biri mu mayira menshi y'umuntu atabara ngo arangize. Ibishuko ni byinshi, Satani yahagurukije umurego, ariko mu rubyiruko ho mu by'ukuri birakabije. Ubona abana bato ukabona rwose umwana aragenda yiyambariye ubusa, yambaye akantu karaho, mbese ukabona nta kintu bimubwiye, ahubwo ugatinya no kuba wamubwira ngo atagutuka bitewe n'ukuntu arimo kwitwara hanze. Akigendera ku muhanda rwose, ukuguru kose guhagaze uko kwakabaye, ubona yambaye akantu kibaze si uyu mwana ababyeyi be bamubwiye arabananira cyangwa n'ibyo ababonana. Ibyo rero nabyo ni ikibazo. Umukobwa wawe aramutse abaye nk'uko wakwifata ute? Yewe abaye atyo ntabwo namwica, namusengera ngashyiramo effort y'ijambo ry'Imana nkamukansoringa, ariko ntabwo wabunezerewe. Nta muntu unezerwa, ariko abantu biterwa n'ukuntu abantu babyumva. Hari ababyeyi bakoze gutyo, hari umubyeyi wakoze gutyo nawe ari byo yiyambarira, akabona ko ari ryo terambere, aho kugurira umwana umwenda umukwiye akagenda akamugurira agace, kuko nawe niko yambara. Urumva, nawe niko yambara. Ubwo rero uwo mubyeyi ntabwo twaba dutekereza kimwe. Niyo namubwira n'umwana wawe yambaye nabi, yandeba navuga ati wowe uri umuturage, ariko yagera aho bimurenze byamureze akaba yaza gutakamba, kandi atakamba igihe cyagize gute cyarenze. Mu by'ukuri tubona n'utwana tw'impinja turi mu myaka 4-5, ukabona umuntu yatangiye kukambika ubusa nakura nibwo azabyanga, cyangwa azamenya ngo abantu bagomba kwambara utwo tuntu tw'uduce, bagomba kwambara ubwo bugende buraho, mbese butakwiriye umubiri. Noneho ubwo urakamumenyereje, akunze ko ari ubwo ngubwo, ko ari yo mibereho, nagera hejuru niwe uzabikosora. Ubwo ababyeyi babe maso, batoza abana inzira nziza, babe maso, bazarinda basaza bakigendera. Babe maso. Mu by'ukuri harimo inyungu nyinshi iyo umwana yayobotse inzira y'Imana, wa muntu we n'abanyumva bose, nibwo umubyeyi azasaza neza, ndakurahiye. Ni ukuvuga rero muri iki gihe tugifite akabaraga, tuba tugomba gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo cya gihe tutakishoboye, cya gihe dufite intege nkeya, nitubona umwana wacu arimo kugenda mu murongo mwiza, ntabwo uzahangayika, ntabwo uzavunika cyane. Ariko nuvuga ngo uyu munsi simbifitiye umwanya, cyangwa simbyitayeho, cyangwa se ndashaka kwitemberera nkabereka iby'isi nkagira gute, mbese ukabereka comfort zone yonyine, ariko ntubagirire umwanya, muri cya gihe cy'imbere kiba kigutegereje uzavunika pe. Kuko mu by'ukuri twarabibonye kenshi, ingero zirahari. Hari umubyeyi uvuga ati rwose yewe ibi nibyo nanjye nabatoriye, ibi nibyo nanjye nakoraga, ntago nabarenganya, ariko ugasanga none harabatuka, ahubwo abatuka bitagishobotse, kandi kubatuka ntabwo ari wo muti. Yego. Ubwo rero ni ikintu tugomba kwitwararika, tugasaba Imana ikaduha imbaraga, tugakora ku manywa na nijoro, ntiducogore. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimucogore gusenga, ukabyuka nijoro ugasengera abana bawe. Igihe kiragera inyungu zo gusenga zikagaragara, ukabishyiramo kuvunika, ukabishyiramo ubwitange, ukabishyiramo igitambo. Iyo ubonye umwana ayobotse inzira y'Imana, ushima Imana cyane, kuko inyungu zabyo ni nyinshi. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo dutoze abana bacu inzira z'Imana bakiri batoya, ngo nibakura ntibazazivamo. Yego. Nibakura ntibazazivamo cyane. Ubu sinzi kubera nabikuriye basigaye bahindurwa n'ibigare nk'uko wabivuze, cyangwa n'abandi bantu bagenda bahura bagiye batandukanye. Noneho ku bana b'abakobwa bahura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye. Mu kigaragara uri umukobwa mwiza, sibyo? Icyo kintu wabashaka kukimanaginga gute? Kubera ko hari nk'abagenda, abana b'iki gihe basigaye bajya mu rukundo banakiri batoya, bagahura n'abantu benshi bagiye batandukanye. Muri uko guhura n'abahungu bagiye batandukanye bafite imico igiye itandukanye, hari iyo agenda amusigira. So ajya kugera rero muri cya gihe cyo gushaka, ashobora kuba amaze kuba depressed, amaze kugira depression, ari ibintu atakizera. Nihandi uzabona umuntu ukabona atangiye guhinduka, kandi uronaga ari umuntu muzima. Icyo kintu wavuze ko wagize kugendera mu Mana niki? Ese
kumanaginga ibyo bintu. Uri umukobwa mwiza, ufite ikinyabupfura, ni ibintu bigaragara ubibona. Wabasha kumanaginga ute wowe kugira ngo ube uwo tubona magenga ufite abana bane? Kubimanaginga ibyo bintu ntabwo navuga ko nabishyizemo ingufu nyinshi, kuko jyewe naje mu mujyi nkuze, nyine ndi muri iyo myaka 13. Noneho ku cyaro aho twari tubaye n'abavandimwe bacu, twari umuryango mugari, rwose nta kibi cyari gihari pe. Wabaga ari umuryango mugari, kwa ba data wacu, kwa mbese imiryango minini, ariko ari yo mibereho tubona abana bakura, bakubaha ababyeyi, bagakora imirimo yo mu rugo, mwaba muruhutse wenda rimwe na rimwe mukajya gusura bagenzi banyu, muri make ari ubwo buzima. Nta n'ikindi kintu utekereza, utazi ngo wenda bo mu mijyi bagira gute, ngo hari igihe batembera cyane bakagira gute, wenda wajyaga nko ku isoko bagutumye, ikaba wajya kugura ikintu runaka ukagaruka, ari ubwo buzima. Igihe cyagera mukajya ku mashuri, yego, nibwo buzima twabonaga. Ubuzima umuntu yakuriyemo burya nibwo yabaga ari imirimo rimwe na rimwe, gutembera mugasura abavandimwe, urungano rwanyu, mukaganira, mugaseka, mukongera nta kibi twigeze tubona ku cyaro pe. Nta kintu cy'uburara cyabagayo. Yego, n'imyaka y'icyo gihe, icyaro cy'icyo gihe ntabwo ari cyo cy'ubu. Yego, icyaro cy'icyo gihe si cyo cyaro cy'ubu. Twabaga tubona bakuru bacu bakajya ku mashuri, bakagaruka, mugakora imirimo ikarangira, mugakaraba, mukaguma mu nzu muraho, imirimo y'inkiri hariya irabategereje. Muri make ari rutine imeze gutyo, nta kindi umuntu yatekerezaga pe. Yego, noneho rero tuje mu mujyi dufite iyo background, kuri ibintu byinshi byaradutondaga, ariko tujya muri community noneho yo gusenga, ariko tukabana n'abana bubona abo muhuje akaba ari bo mugendana. Abavuye mu mijyi bafite utundi tuntu tw'ubwenge bwinshi, ukabona ntago ntibihuye, kuko bakwitaga umunyacyaro. Nkaho twari turi ku ishuri ryo twigagaho, umwana babonaga arimo ubuntu bw'ubunyacyaro, baravuga ngo uriya ni karangazi. Noneho twebwe kubera aho twatuye twavugaga n'ikinyarwanda, nubwo twari mu mahanga ariko twakomeje tuvuga ikinyarwanda, tugakomeza tuvuga ikinyarwanda. Ugasanga baratubaza ngo ariko mwebwe ko mwavuye mu mahanga, ko ikinyarwanda mukizi? Tuti ababyeyi bacu nicyo bavugaga, bakomeje bakitwigisha, ntabwo twigeze tureka umuco wacu. Yego, noneho ugasanga abo bana biyita wenda nk'abarasta, cyangwa bagenda bavuga ibirimi, bavuga ibigande n'ibiki, twebwe tukaguma tuvuga ururimi rwacu. Noneho babona babandi bagize, bamwe bakabaha kategora, bamwe bakabita bakarangazi, abandi bakabita, twebwe bari baratuburiye icyiciro bitewe n'ukuntu twamenye Imana, sa n'abafungutse mu mutwe, bakabura aho badushyira. Twavuye mu cyaro, ariko kandi icyo cyaro ntago ari cya kindi cy'aba bantu b'abanyacyaro cyane, ubu bitaga bakarangazi. Bamwe bakatwita kara, ariko abandi bakavuga ngo bariya ntiwabashobora, ngo bariya ni Abanyarwanda cyane. Usanga turi aho hagati. Yego, rero izo kategori zitwara uko bitewe n'aho umwana yakomotse, bariya bakagenda bavuga ikigande cyinshi, bitwaye ukuntu bivugira uturimi twabo, ugasanga ntago rwose ntimuhuje. Umuntu akagendana n'uwo bahuje, kandi mugakundana, abakobwa bagenzi bacu, ugasanga nicyo mwikarashije aho musa, abo mumeze kimwe, akaba ari bo mugendana nabo. Yego, ariko mu by'ukuri na n'ubu abo bana bari bameze gutyo, n'ubu niko bameze. Abo bose cyane cyane bafite background, baturutse nk'iyo, bazi ibintu byo mu cyaro kurenza ibyo mu mujyi. Ariko abo mu mujyi bo babaga bazi iby'umujyi cyane, bagakunda n'ubuzima bw'umujyi cyane. Yego, rero nyine ibintu byabaga bitandukanye bitewe n'aho waturutse. Yego, tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu, tuzakomeza tuganira bigiye bitandukanye, ariko ku cyo twasorezaho, abana basigaye bafite na social media, nibo baziriho cyane. Yego, ugiye kubahereza ubutumwa uko bagakwiye kuba bitwara, umukobwa muzima uteganya ukuntu yagakwiye kuba, niba yifuza ibyiza, niba yifuza umuryango mwiza, uko yagakwiye kuba yitwara, unakebura ababyeyi,
uko bagakwiye kuba bareberera abana b'abakobwa mu buryo bw'uburere. Mu by'ukuri inama yo nagira abana b'abakobwa kuri iki gihe rwose nibagerageze gukunda Imana, nibagerageze kumvira ababyeyi babo. Abadafite ababyeyi bafite wenda umuco cyangwa se ikinyabupfura cyangwa se bafite wenda gukunda Imana, bo nibagerageze ku bwabo. Rega nawe ushobora kubera urugero umubyeyi wawe, wenda umubyeyi akaba yaturutse ahantu nawe akumenyereza ubwo buzima, ariko iyo umaze kwinjira mu itorero, itorero riguha uburere, riguha ikinyabupfura. N'icyo umubyeyi wawe yaba ataraguhaye, itorero ni ubu ni wo mubyeyi dufite turi hafi. Umwana uri akubera umubyeyi. Niyo rwose ababyeyi bawe bagutererana, itorero riza, umuntu uri mu itorero akarigumaho akarikorera, ntabe wa mwana ugenda gutyo kuko bamufosinze, ariko akarikunda akaba hafi y'abakozi b'Imana, ntabwo azayoba. Ariko abana benshi akenshi ibintu by'itorero ntabwo barimo kubyumva, ariko abana bari mu itorero n'ubu ngubu babirimo serious, wenda bagize amahirwe ababyeyi babo bakabayoboramo. Nukoresha itorero cyane ko benshi ntarisobanukiwe, ashaka kuvuga itorero kumva idini, ariko itorero uri gushaka kuvuga ni Kristo. Mbese umwana hari ubu utarasobanukirwa Kristo neza, ariko akaba umwana ujya mu rusengero, akaba umwana w'urusengero. Naho ku babyeyi icyo nababwira, nibahaguruke kuko Satani yarahagurutse, kandi Satani icyo agamije ngo yaje kwica no kwiba no kurimbura, ariko Yesu yaje kugira ngo intama zigira ubugingo buhoraho. Ababyeyi rero nibahaguruke, nibave mu bintu byo kurangarira mu bindi bintu, nibave mu bintu byo kwirukankira mu bigezweho, bakavuga mwana wanjye ndimo ndastrugglinga, ndimo ndakora uko nshoboye ngo mwohereze hanze. Ibyo ntacyo bizafasha umwana wawe. Niba uyafite mwohereze hanze, ariko se ubwo agiye hanze ajyanye iki? Afite indangagaciro zizamurindira hanze, cyangwa umutwaye aregarega nagerayo n'akari kariho kazahuhuka? Inama nakugira rero, niba ubona umwana wawe afite ukuntu arangayemo, waba ubyihoreye akaba ari hafi yawe ukaguma ugakomakoma. Ariko gutekereza kubera ko kanaka yatwaye umwana hanze, nanjye reka mutwareyo, agiye ajyanye iki se? Agiye asanga yondese. Babyeyi rwose, iterambere ni ryiza, twese turarishaka, ariko ikizatunezeza twese dukuze turi mu zabukuru ni ukubona umwana yumva Imana, nawe akazayobora abana be mu Mana, agatuza, akagira amahoro, akishimira mu Mana, agatuza muri iyi si y'ibisazi, muri iyi si y'abana bayoboka ibiyobyabwenge. Ukabona umwana wawe afite discipline, nta kintu kizakugwa neza nk'umwana wawe kuba yarayobotse Imana. Rero tubishyiremo agatege. Abari bafite intege nkeya, ni nacyo mba nshaka gutindaho cyane, kuko iyo mbivuga numva ubutumwa buje. Bibiliya iravuga ngo umunyantege nke navuge ko afite imbaraga. Niba wumvaga rero atari impano yawe wenda kwigisha abana, kubaganiriza, ukumva wenda nta nubwo utinya, bishyiremo agatege, usaba Imana uti Imana mpa imbaraga kugira ngo mpaguruke mbavugishe, mpa imbaraga kugira ngo ibi bintu mbyiteho. Urumva? Imbaraga zo kubyitaho, ushyiremo extra energy, ushyiremo agatege. Ushobora kuba uri umunyantege cyangwa uri udafite impano yo guhugura cyangwa se kwigisha cyangwa se kuganira n'abana. Burya biterwa n'ukuntu umuntu ameze, ariko menya ngo ku mwana wawe ni ibintu bitandukanye. N'umunyantege agomba kwitera ingabo mu bitugu, akazigira ku manywa akabwira umwana, nijoro akabwira umwana, agahaguruka agasenga nijoro. Hari imyuka, hari n'igihe rwose aba ari muri environment nziza, ariko imyuka iri hanze aho irondora. Hari n'ibicaniro biri mu bantu noneho hari n'ababoherereza imyuka mibi, ati turashaka kuriya mwana tubona ruriya rugo rufite amahoro, reka twohereze iyo bino bintu kugira ngo abana babo bazahinduke ibirara. Ibyo nabyo birahari, tugomba kuba maso tugasenga. Tube maso dusenge. Ijambo ry'Imana rivuga ngo musenge ubudasiba. Ntidutuze, ntiduhweme, ahubwo tube maso kugira ngo Imana irebe imitima yacu idutabare. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abana b'umukiranutsi bazaba abanyamaboko muri iyi si, kandi abana bacu bazigira, ayo ni amasezerano, abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Numara guhagarara neza,
inyungu ziri mu gukunda Imana nuko Imana izayobora abana bawe ikabayobora mu nzira zayo ikabayobora. So rero numva ko ababyeyi icyo nabasaba nyine nuko bakwihangana bagashyiramo imbaraga, ariko ubwabo ntabwo babyishoboza, bagomba kumenya Imana kuko ibiriho muri iyi minsi tutamenya Imana ntabwo twabishobora. Ibintu bifite imbaraga nyinshi, iterambere rirazana ibintu byinshi, ngaya amasosho media arahari, urujya n'uruza birava hanze, ngaha bigisha abana imico mibi kandi bikazira mu mashusho y'iterambere. Hari n'amaklabu azaza ariko ugasanga arimo arashaka kwigisha imico mibi abana bacu, ariko umuntu ufite umwuka w'Imana niwe uzashobora kubitahura. Ni ukuvuga rero n'umubyeyi rwose utajyaga yita ku byo gusenga, ubu ngubu Imana yonyine niyo yadutabara. Niyo dutakambira Imana tukayisenga, tukayiyoboramo abana bacu, ariko batuboneraho ingero, natwe ubwacu tubirimo neza, tugashaka Imana. Imana yaravuze ngo bankunda ariko abanshakana umwete bazambona. Amen. Ugasengera abana bawe ukabadedicating, ukabatongerera mu Mana, nk'uko abakozi ba shitani nabo bagira uburyo batongerera abantu kandi bigafata. Yego. Ni ukuvuga rero niduhangana n'imbaraga za shitani twe ntaho duhagaze, byanze bikunze zizadufata. Yego. Umuntu ukorera Satani arajya hari akarara ataryamye, akarara yurira imisozi, akarara yambaye ubusa, arimo akora ibintu byo kugira ngo arebe ko byafata bigakora. Agahumanya igice, agahumanya abantu cyangwa akabangiza, ibyo bigakora. Ariko twebwe abantu b'Imana tukaryama tukadamarara, tukavuga ngo twiyorosha amaraso ya Yesu tukiryamira tukabivaho, ntiduhagurukane umwete ngo dusumbe kuri babandi, kandi bo ntibaryama kuko bazi uburyo bw'ibintu byo mu mwuka uko bikora. Uko imbaraga za shitani zirushaho kuzana umurego, natwe niko tugomba gutakambira Imana yacu. Ntago ari bo baduha urugero, nitwe tugomba gufata iya mbere kumenya Imana, kuko Satani burya aza yigana iby'Imana. Satani nta bintu bya origin agira. Satani ntagira Bibiliya, ahubwo araza agacurika imirongo. Iby'Imana yashyizeho Satani aza bipirata. Yatangiye abeshya Adamu na Eva ati ese Imana yababwiye ngo nimurya iyi mbuto biragenda. Yahereye ku cy'Imana yavuze. Igihe cyose Satani ahera ku cy'Imana yashyizeho, ahera ku cy'Imana ashaka kukigana, ashaka kugihindura. Oya, ntabwo muzapfa, ahubwo muzagira ubwenge. Mbese ahora ahindura. Ikintu cya origino kiva ku Mana. Satani we kuko adafite ubushobozi bwo akaza agira ati abipirata byangiza, ashaka kubicurika, ashaka kuyobya abantu. Imana ikakubwira ngo komeza iyi nzira, Satani ikakubwira ngo na hariya hari panya, ariko nabwo wagerayo. Panya rero zisha abantu. Imana idufashe tumenye ko gushaka Imana nicyo kizadutabara. Nubwo tuvuga ngo harimo iterambere, harimo ibintu byaje, ariko no muri uyu mujyi no muri iri terambere turimo, nubwo haba ari mu bihugu byo hanze, imiryango yakomeye ku mahame, abana bayo baracyari bazima. Imiryango yashatse Imana, abana bayo baracyari bazima, baracyagendera mu bumana, buracyabarinze. Imana ifite uburyo kuzungurutsa uburinzi bwayo, imyuka yo hanze ntikwatake. Nta handi rero twakwihisha ibiriho ubu ngubu, ni mu rutare, ni ukwihisha mu rutare. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Amen. Uwiteka aratugota akadushyiraho uburinzi, nubwo tuba tutabibona, ariko buba buhari kuko ijambo ryayo ni ukuri. Kandi wajya no gukurikirana wareba mu bantu bo hambere, imiryango yasengaga birarondora, bigakomeza bigakurikirana abana babo. Niko bimeze n'abakoreye shitani, bafite uburyo barondorwa bigakomeza bikaba karande mu miryango. Ariko twe noneho twigishe iby'Imana bibe karande mu miryango, nibwo tuzakira. Dusenye ibicaniro bya kera. Ahari wenda abakera bakoze imiryango myinshi yaraterekeraga, imiryango myinshi yagendeye mu bicaniro kuko nizo Mana bari bazi. Ntabwo twabarenganya, nibyo byari biriho. Ariko n'icyo gihe hari abamenye Imana bakeye. Kugira ngo rero dusenye bya bindi byahozeho, nuko duhagurutsa igicaniro cy'Imana, kikamira bya bicaniro byahoze mu miryango, bya ryangombe n'ibiki no guterekera n'ubupfumu n'ibiki bigirwamana.
tukabisenya tukabishyira hasi, kuko nibyo birimo kuzana imbaraga mbi z'umwijima, zikazana ibiyoga, bikazana ibintu, uburaya, ibintu nk'ibyo byose bikomoka mu bicaniro. Tugomba rero gusenga tugasenya ibicaniro. Abakozi b'Imana, abami ba kera bajyaga bimika umwami yaza azi ijambo ry'Imana, akaba azi ngo agomba gusenya ibicaniro byose bya Bayali, akabikubita hasi, akabona kuzamura izina ry'Imana, akabona kubakira ingoro Imana yamaze gusenya bya bintu. Ariko ntabwo twakubakira kuri bya bintu byahozeho, tubanze dusenye kugira ngo Imana ibone aho ihagarara, iturwanirire. Yego. Gicaniro kiraturwanirira, gicaniro cy'Imana kizatuvuganira. Ibyo tudashoboye nitwimika Imana, tugahora tuvuga Imana, dusenga Imana mu miryango, hakabamo gusenga, noneho bya bindi by'uburara n'iki bizagenda bizayoyoka bicike, bitewe nuko twazamuye Imana yacu. Amen. Amen. Ni inama zikomeye ku mpande zombi, ari ku bana b'abakobwa ndetse no ku babyeyi baha uburere. Uburere buruta ubuvuke, niko umunyarwanda yavuze. Uburere buruta ubuvuke. Hari ukuntu umuntu, hari n'uvukira utavukira mu muryango w'abakristo, ariko we akazironkera Imana, akaba ari akenyegeza, noneho agahita agira ikindi gisekuru gishyashya cyane rwose, agashyiraho generation nshyashya yo mbese agahanga hibye cyane. Kandi buriya kujya mu Mana no kuyegera bikurinda Imana igukuraho za karande cyane. Nabonye ntitukagire kenshi ngo dushake kubigira urwitwazo, ngo umuntu avuge ngo data na sogokuru bakoraga ibi n'ibi, ubwo rero nge ntaho nabicikira. Oya, Imana yaguhangiraho ibishyashya, ugatangira generasiyo yo kubaha Imana. Kuko nabonye umwami wakomotse ahantu habi, wakomotse ku mubyeyi mubi. Sekuru niwe wakoze ibintu bibi cyane, witwa Manase. Ariko umwuzukuru we umwuzukuru we yitwa reka nze ndaribashakira iryo zina, yitwa Yosiya. Hari amazina menshi ajya gusa, niyo mpamvu hari na ba Yowashi byari bincanze. Ariko uwo mwana witwa Yosiya, usomye inkuru ya Yosiya ukareba ibyo sekuru yakoze, niyo bavuga ngo yakoze ibizira imbere y'Imana mu gihe cye, mbese ngo arusha abandi. Yaramije ibigirwamana, yica abantu, akora ibintu bibi cyane, akorera za Bayali. Ariko uwamukurikiye nawe, umuhungu we wamukurikiye nawe akurikiza ibyo se yakoze. Ingoma ye yaramye ngire ngo imyaka 2 yonyine. Ariko Yosiya Manase we yamazeho imyaka myinshi. Ariko bigeze ku mwana we, nubwo yakomokaga muri abo, yagiye ku ngoma ngo afite imyaka 8. Ibyo bicanira akomokamo ntabwo byamubujije kumenya Imana. Yubashye Imana, Imana yaramwitoranyirije koko, maze ahagurutse amaze kumva ngo igitabo cy'Imana baragitaye ahantu, barakimusomera. Bakimusomeye ngo yashishimuye imyenda, aravuga ati none se ko ba data na basogokuruza bakoze ibibi, twebwe ko umujinya w'Imana turiho dukora iki? Ajya ngo ashakisha abamenya. Yego. Baramushakisha, baramubaza se dukora iki ko umujinya w'Imana turiho, ko ababyeyi bacu bakoreye za Bayali? Umuhanuzi aramubwira ati ubwo wihatiye gushaka iyo Mana, ukaba ubishyizeho umutima, ukaba ugiye kubaza umuhanuzi w'Imana, Imana izakurinda we mu gihe cyawe, uzasanga basokuruza amahoro, ntacyo uzaba, ingoma yawe uwo mwana yashenye ibicaniro, yarahagurutse ubwahaguruka n'imbaraga, asenya ibicaniro, asenya ingoro za Bayali, arahindura igihugu cyose, arakivugurura. Ariko yabaye amahoro, ubutegetsi bwe buba amahoro. Kuba akomoka rero ahantu habi ntabwo byamubujije gukora ibintu byiza, agashimwa n'Imana, igihugu kikagira amahoro. Ngo abazi Imana yabo bazakomera, bazakora iby'ubutwari. Bamara gukomera bakora iby'ubutwari cyane rwose. Yego. Tuganye ku musozo, ndagushimira cyane. Amen. Imana iguhe umugisha kubw'umwanya wawe.
kandi bigusabiye bimvuye ku mutima kandi yizeye ko Imana irawuguhereza. Tunashimira abantu babashe kudukurikira bakageza ku musozo. Nukuri niba wanyuzwe n'ibyo twaganiye, jya muri comment duhereze comment yawe, tubwire aho kikuvanye naho kigushikije, bidutera imbaraga zo gukomeza gukora ibyiza, tuguhereza ibintu bigufasha. Kandi niba nshimira n'abantu bakoze subscribe, nukuri Imana ibaha umugisha. Nta kintu wabona uhereza umuntu ukunda uretse kumuhereza ibyo yagukundiye. Rero turabashimira cyane, kandi niba warebye ikiganiro utarakoze subscribe, yikore winjire mu muryango w'abakunzi b'inkuru nziza, dukomezanye urugendo. Amen. Yego, reka tugane ku musozo, udusengera. Urakoze muvandimwe Dieudonné, ndagushimiye kumpaye aka kanya kugira ngo mvuge ku Mana, mvuge ku mirimo y'Imana, ngire n'ijambo ngira abantu h'inama. Rero Imana iguha umugisha, kandi ndagushimira kuba warashyizeho ministeri y'ivuga butumwa. Hari benshi mu ngana barimo kuvuga ubundi butumwa, hari benshi mu ngana barimo bahugiye mu bindi batazi ko no kumenya Imana ari ngombwa ku rubyiruko, bazi ko ari ibyo abantu b'abakecuru bashaje cyangwa se batakigira ibindi mbese byiringiro byo hanze aha. Ariko wowe mu buto bwawe, mu busore bwawe, wahisemo kuvuga butumwa. Nakubwira rero ngo komeza, urimo neza, kandi nukuri Imana izakwagura, kandi benshi bazafashwa n'iyi ministeri. Ku iherezo niyo mirimo izaduherekeza. Ntabwo duherekezwa no kuba twarubatse amazu maremare cyangwa twaye imodoka zikomeye, ngo nibyo ntabwo ari byo bizaduherekeza. Icyangombwa no kumenya Imana tukayikorera, bigafata ku mitima y'abandi, bigahindura isi ya none. Guhindura isi rero niyo misiyo twahawe, ni nayo tugomba gukoraho cyane, ko niyo mirimo izaduherekeza. Akenshi abantu twibanze mu bizarangirira hano, ariko twibagirwa ibizahoraho iteka ryose. Imana rero dufashe kugira ngo dushyire umutima, aba ari byo tubanze, ibindi bikurikira. Akatazahoraho nikazatwambura ikizahora cyane rwose. Imana yavuga mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa, ibindi byose nitumara gutunganya iriya misiyo nyamukuru, ibindi byose Imana izabiduha, kuko ni garanti yarabitwijeje. Amen. Reka rero dusenge Imana. Turashima Imana batukurikiranye, nukuri rwose, aho twaba tutavuze ibyo mushaka cyangwa se tutabaguye neza, natwe turi abantu, ariko twagerageje, kandi Imana, umwuka w'Imana bari urushaho kubasobanurira. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje. Imirimo yawe irakomeye kandi ihora ari myiza iteka ryose. Tugushimiye wowe washyizeho uyu muryango w'ivugabutumwa, kandi ukaba warashoboje umukozi wawe kugira ngo nukuri yumvire umuhamagaro wawe. Ndagushimiye rero ko watubashishije ibyo tuganiriye, ibyo tuganiriye byose, kugira ngo nukuri tugeze ubutumwa kuri benshi, ufashe imitima yabo, ibyo tutasobanuye neza cyangwa se aho tutavuze nk'uko bikwiye, aba ari wowe utwunganira, aba ari wowe uvanamo intege nkeya, werekana imbaraga zawe muri bike by'abantu bari bwumve mu butumwa wenda buke dutanze. Abantu imbaraga z'umwuka wera zishobore gusobanurira abantu, kandi zishobore kugwiza buno butumwa kugira ngo bugere ku mitima y'abantu. Nicyo cyifuzo. Uwari urushye aruhurwe, uwari ufite ibimuremereye ubimukize, uwari ufite gushidikanya, Mana umuyobore mu ijambo ryawe kugira ngo rimusobanurire. Buri wese agira inzara n'inyota byo gukunda ijambo ryawe, kuko iri jambo ni ryo buzima, iri jambo ni ryo bugingo dufite, n'izo mbaraga zitubeshaho, nibyo byo kurya bya buri munsi. Yesu yaravuze ati, nige mutsima wavuye mu ijuru. Uyu mutsima rero iyo tuwuriye tubona imbaraga, kandi niwe mazi ubugingo ahora atemba mu bugingo bwacu. Udufashire kugira ngo dukunde ijambo ryawe, abaryumva Mana bashishikarize imitima yabo, uyicishe bugufi kugira ngo ijambo ryawe rifate umwanya wa mbere, rirusheho kugenda ricisha bugufi imitima yabo. Buri wese agira inzara n'inyota yo guharanira kumva ibituruka ahuri. Ukomeze ufashe benshi, natwe twese udukomeze kugira ngo dukomeze dukore umurimo wawe, kandi tuwukunze
tugize ubutumwa kuri benshi kugira ngo imitima ya benshi ifashwe, isi ya none ihinduke, abantu bose bakumenye, icyubahiro cyawe cyuzure mu isi. Udufashe udushoboze kugira ngo tugere kuri iyo misiyo yawe, kuko ubwacu ntabwo twabyishoboza. Utubashishe kubw'imbaraga zawe z'umwuka wera zitugeze ku ntego nyamukuru y'ubushake bwawe. Cyubahiro n'ikuzo birusheho kukugarukira mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Inkuru nziza TV.